hajya umukobwa cyangwa umugore agukunda akadashaka kubikubwira, akakudukuba tumwe na tumwe akoresha chance zose zishoboka kugira ngo wowe ubwawe uzagire icyo wibwira. Ntabwo ko atagukunda by'ukuri, ahubwo nuko hari impamvu ebyiri zikomeye zituma adatinyuka. Iya mbere, atinya ko bamufata nk'umuntu usuzuguritse. Abagore benshi bishimira kwereka abagabo ko bashoboye kandi bafite imbaraga, bayanga kumufata nk'uworoshye. Ariko rero nubwo yaba atabivuga, hari ibintu akora gutera gutegereza ko atari ubuhoro, kandi ibyo nibyo aba ashaka kutekereza ko hari ikihishe inyuma y'ibyo agukorera. Wavuze ibikorwa ko yagukunda koko akatinya kukubwira ko agukunda. Ushobora gutungwa n'ubyumva ko tugiye kukubwira ibintu 10 bigaragaza umukobwa cyangwa umugore ugukunda by'ukuri, ariko mu ibanga rikomeye cyane. Ngiye kukubwira ibi ni Sam double kick. Mutakora subscribe mu video kandeho ngo uzakirwa n'ubutaha. Witonde ko niba ari umugabo ubona ibintu nk'ibyo ku mukobwa cyangwa umugore ntuzayipfobye, kuko ushobora kuba ari wowe yimariyemo ngane wa muhanzi kandi ari kugerageza kubikwereka cyangwa gutwara umutima gake gake, kandi aguha umurongo wo gutera intambwe kugeza ari wowe mwibwiriye ko umukunda. Ngibyo rero by'umugore akora. Icyambere, bigiye igira nk'utakureba, mbese nk'utakwitayeho, nyamara gukurikirana. Akorera mu ibanga mu gihe wowe utamureba, acunga hamwe w'amazimanganye mu bintu akakwitegereza. Ishimira cyane ko muhurira mu ruhame nk'abandi bantu, ko bimuha amahirwe yo kukureba. Icya kabiri, atangira kukubwira ibintu bye byihariye ariko mu buryo butaziguye. Hari nk'igihe ujya kumva umukobwa arakubwira ati niwe muntu numva navugisha igihe cyose, cyangwa washyira nk'igihe runaka akongera ati numva ubaye inshuti yanjye magara byanezeza. Ikindi burya agira ifuhe mu ibanga. Ashobora gutangira kurakara cyangwa ko imyozo ivuganye n'undi, cyane cyane umukobwa ntacyo avuga ariko burya barakara. Icya kane, yigira nk'atagushaka ariko akwitaba buri gihe buri uko umukeneye. Iyo yagukumbuye aguhamagara cyangwa akagusanga akubwira ati nagira ngo ndebe uri amahoro umeze neza. Kukwereka ko akwitayeho nibyo azahoramo, ntabwo azire kuranga kwizira kubwiye ko yashize ku bwawe. Icya gatanu, ahindura imyambarire igihe ari kumwe nawe. Ashobora kwambara neza cyangwa kwambara nk'ucisha bugufi cyane. Imyambarire ifite icyo ashaka kukubwira, nta kindi ni yifuza kumwitaho. Icya gatandatu, cyerekana ko umukobwa agukunda ariko atabikubwira, agerageza kwitaho uko abishoboye kose. Ishimira kukubona ubabaye, agushakira ibisubizo n'umufasha ku buryo bwose bushoboka. Icya karindwi, arakumva kandi ahora yumva ibyo uvuga, akubaza iby'ahazaza hawe, iby'umuryango wawe, ibyo ukunda n'ibyo wanga. Ntabwo abikubaza nk'inshuti isanzwe, ahubwo ashaka azahera. Icya munani, akwemera ukuri kandi arakurengera nubwo waba uri mu makosa. Niba hari abantu bagusuzuguye arababara, arakuvuganira mu bandi, akagira naho yivumbura, agashwana n'inshuti ze kubwo kukuvugira gusa. Icya cyenda, agira icyo akora atabiteganije. Ushobora kubibona kwandikira SMS itunguranye, akakugurira impano zidahenze, ahubwo ugakomeza kubifata nk'ibisanzwe, nyamara nyamukobwa aba yarumagaye umutima. Icya cumi, igihe cyose abagukeneye agufata nk'uw'agaciro cyane, niyo mpamvu ataba ashaka kurakaza. Ashobora kukurakarira ariko agahita agusaba imbabazi vuba cyane. Yemera kukubura nubwo adashoboye kukubwira ko agukunda. Iyo umugore cyangwa umukobwa agukunda ariko atabikubwira, ntagira ingufu zo kukwereka ibirenze ibi ngibi tumaze kuvuga. Niba ubonye ibimenyetso wikwibeshya, ushobora kuba gutwara n'ibintu byinshi imbere muri we, rwose ntuzazuyaze. Iyi ntambwe ubwira umunyampinga ko nawe umukunda, ko rwose wakwemera ko akwihebera. Tubwiye muri comment, ese nkawe w'umugabo bigenze ute? Ubona ibyo bimenyetso byose ku mugore cyangwa umukobwa, ntugende rwose utatubwiye. Dore icyo ugomba gukora niba hari uzi kwereka ibimenyetso twavuze. Genda gake umuganirize buhoro, umutega amatwi. Ntugakore ikosa ryo kumukinira ku mubyimba, benshi barakomereka. Ni ku buryo bwo kumubakira icyizere aho kumwinjira cyane. Ntugashaka tubura ngo avuge n'akanwa k'ijambo ndagukunda nk'ihame. Soma amarenga. Niba utamukunda nkawe ujye umufata neza, ariko ntugakabye ngo umushuke. Ntibisaba ko umuntu avuga ijambo ngo ndagukunda kugira ngo ubimenye. Icyo bisaba no kugira amatwi y'umutima. Ndabizi hari utekereje ko yagukunze, yagerageje kubikwereka mu bimenyetso. Tubwiye muri comment ibindi bimenyetso uzi cyangwa waba ubona ku mukobwa runaka cyangwa umugore. Niba umugore cyangwa umukobwa ari mwiza, rwose ifatiraho umuvandimwe. Wavukoze cyane usangije video ku ndi muntu wese wumva yahuye n'ibi, umbwire nuko ubyumva mu bitekerezo. Ngire icyo wemera nk'ikimenyetso cy'uko umugore cyangwa umukobwa yakunze umugabo, akaba atakwatuza n'akanwa ke ngo amubwire ko amukunda. Akoze cyane rero, Sam double kick nk'ibisanzwe.